dini yo mu minsi y'imperuka baba bakoresha izihe ntego ukuri cyangwa inyungu kuko hari amadini akoresha ububasha bwo gutera ubwoba abantu ngo bamenye Imana ntabwo twizera kuko dutinye igihano cy'igihe kizaza aho twizera kuko dukunze Imana ibeshejweho no gukiza abantu ntabwo ibeshejweho no kwica abantu ese pasteur ese kubereka abayobozi bubu bagira ubushobozi bwo gushiraho amategeko abanyamuryango bagomba gukurikiza ayo mategeko nubwo yaba adashingiye kuri Bibiliya pastor wakoze ese pastor kuki amadini menshi yigisha urukundo ariko abayoboke bayo ugasanga bankana kuki hari abayoboke batekereza ko idini ryabo ari ryo rizarokoka abandi bose bagasenga everyday gusenga buri munsi nusenga uzanesha nunanigwa gusenga uzaneshwa senga gusenga everyday umurongo hamwe ukuri tugunyuraho ijambo ry'Imana senga uzanesha. Reka gusuhuze inshuti ya gusenga everyday nizere ko mumeze neza mu musobanuro kumana Imana kiza Edouard ari mu Rwanda Shalom abari mu Burundi Shalom abari muri Afrika mwese mushaka kumva ikirundi kinyarwanda ikinyamene n'ikinyabwisha Shalom turakunda muri gusenga ni gusenga everyday abari ku mugabane wa Uburayi Shalom turakunda abari ku mugabane wa Aziya Shalom turakunda abari ku mugabane wa Amerika Shalom abari ku mugabane wa Oceania turakunda tubahaye ikaze mwese mu kiganiro kuri gusenga everyday nkuko bakuramaza gusenga everyday kumwe na Dr. Revera Pasteur Mazi wa Dr. Shalom shalom amakuru yanyu turi bazima turakomeye urabashima Imana turashima Imana Imana igumugisha Pasteur watangira usuhuza abantu turabararitse kandi turabasuhuza abatugana kuri channel ya gusenga everyday tudaherukanye abo dusangiza ijambo ry'Imana mukabyishimira mukandika comment natwe tukishima tugafashwa turafashwa namwe mugafashwa tugiye gukomeza kubasangiza rero ijambo ry'Imana murakoze ni karibu hari ibiganiro byinshi dutanga mushobora kubona byabungura dutanga amasirabisi dusobanura Daniel n'ibyahishuwe ubuhanuzi mu minsi y'imperuka kugaruka kwa Yesu ibyo byose uwabikenera yatugana akabyumva akabibona n'uwakenera sirabisi yayibona ibyo tuvuga murakoze ni karibu Pasteur watangira usenga Imana turagushimiye umwanya mwiza umwanya tugeneye kugira ngo tusangize abatwumva ijambo ryawe ngwino hafi yacu ngwino tuzengurutse umuco wawe ngwino usobanura ijambo ryawe ko ni iryawe ntabwo ari ry'umuntu ahubwo ijambo ryawe riravuga ngo ntabwo abana b'abantu batungwa n'imitsima gusa ahubwo batungwa n'amagambo aturuka mu kanwa k'Uwiteka ibyo ni ijambo ry'Imana ritunga abantu buryo bw'ubugingo na Yesu yaravuze ngo mfite ibyo kurya mutaza ashaka gushimangira iby'ijambo rye reka ijambo ryawe ritubere itabazare muri kirenge byaho tunyura reka ritubere umuco muri kirinzira tugenderamo reka ritubere imbuto itabora kubera baryumva barahatandukanye kubera hose icari muri bagezeho kubwo imbabazi n'ubuntu abantu bizere bihane bakugane ni mu izina rya Yesu amena. Pasteur wakoze Pasteur tukubaza ibibazo Pasteur ese abayobozi b'amadini yo mu minsi y'imperuka baba bakoresha izihe ntego ukuri cyangwa inyungu ntabwo ari mu minsi y'imperuka amadini yaje amadini yatangiye kera yahozeho amadini yatangiye urebe nk'idini rya Hinduisme idini rya Buddhisme idini ya Judaisme yatangiye kera ntabwo ari byo mu minsi y'imperuka amadini yahozeho nazanahoraho kugeza igihe sazazira ariko Yesu ntabwo yigeze asiga idini ubwo yasize itorero nizo mpamvu amadini yakora kimwe araya kera arayi iki gihe yose amadini akora kimwe nayo gushaka inzira babasha kuremekanya kugira ngo bahabwe inzira yo gushaka Imana yose akora kimwe amadini rero agira umuhuza w'Imana n'abantu nizo mpamvu ntabwo imbaraga zose bazishobora ku Mana ahubwo zishobora ku muntu uri hagati y'Imana n'abantu nizo mpamvu idini ni idini nyine ni inzira zo gushaka Imana na itorose ko ari ubugingo akaba ari Imana yishurira abantu kandi itorero akaba ari abantu b'umugabane muto wahamagaye kuva mu bisi no kwitandukanya n'abisi ariko bagaturana nabo mu isi naho idini rero izo nzira zo gushakisha nizo mpamvu bagira umuhuza wabo n'Imana bakagera ku Mana ariko banje kubahiriza wa muntu aba ari ugushaka inzira zikoreshwa nk'abantu bashaka Imana. Pasteur wakoze Pasteur uko yarabita abahanuzi cyangwa intumwa bakavuga ibyo Bibiliya itigeze ivuga oya ubuhanuzi bufite amategeko
ijambo ry'Imana muri Yesaya 8:20 avuga ngo nihagira uvuga ibinyuranije n'iryo jambo ntabwo umuseke uzabatambikira, abazanyuranya abatazavuga ibihuje n'ijambo ry'Imana ntabwo umuseke uzabatambikira. Abo ngabo ntabwo umuseke uzabatambikira, bavuga ibyabo nyine, imirimo iherezo ryabo rizahwana n'imirimo yabo. Pastor, kuko hari amadini akoresha ububasha bwo gutera ubwoba abantu ngo bamenye Imana. Ntabwo twizera kuko dutinye igihano cy'igihe kizaza, aho twizera kuko dukunze Imana. Abizera b'ukuri ntabwo bihana kubera bagize ubwoba bw'igihano kizaza, kuko igihano kizaza kizaba ari iciteka, icyo gihe basubiza ko umuntu yakimenyera. Ariko ahubwo abantu bihana kuko bakunze Imana no kuzabana nayo. N'abatinya Imana nyine ntabwo bazi Imana, kuko Imana ni urukundo. Imana yaba urukundo se abantu bakayitinya? Abantu ahubwo barayikunda. Mu itorero abantu bakunda Imana, ariko mu idini abantu batinya Imana. Akenshi iterabwoba rizanwa no gusaba. Nudatanga icacu murapfa, nudakora iki Imana irakwica kugirira nabi. Ntabwo Imana ibeshejweho no kwica abantu, kuko abapagani ni benshi bashira. Imana ibeshejweho no gukiza abantu, ntabwo ibeshejweho no kwica abantu. Abaroma igice cya 5:8 haravuga ngo nikigaragaza urukundo rw'Imana nuko Kristo yapfuye tukiri abanyabyaha tudasabye imbabazi. Ubwo rero Imana yatubabariye tukiri abanyabyaha ntayiragaruka kugira ngo yice abantu. Iryo terabwoba nyine n'abantu z'ibinyoma batera ubwoba, ariko twigisha abantu gukunda Imana. Ese ni gituma amafaranga aboneka mu nsengero atagaragaramwo ibisobanuro mu muco? Ubundi hari amategeko y'icacumi arahari. Ego, ayo mategeko y'icacumi nayahe? Amategeko y'icacumi arahari. Amategeko yo gutanga icacumi arahari, ariko iyo abantu bambwe bati uze utubwirira abakristo ukuntu batanga icacumi, ndababwira nti umunsi wa mbere ndigisha uko batanga icacumi, umunsi wa kabiri nigisha uko bakoresha icacumi. Bakavuga ati uwo munsi wa kabiri ntukureba, uri umuyobozi. Igisha uko bagitanga, bikisha uko bagikoresha. Bigaragaza kuko bagikoresha kuraruhije, nta bantu babivamo. Bahisemo rero kugisaba, ariko kugikoresha biranga. Nico kibazo. Gutanga icacumi ni itegeko ry'Imana na Yesu yarabivuze, ariko uburyo gikoreshwa nico cabaye ikibazo. Mu gutegeka kwa 2:24-28 haravuga ngo icacumi kirabereye kugira ngo gisange umutambyi, none hasaranganye n'umunyamahanga n'imfubyi n'umupfakazi. Amaturo n'ay'abakene. Ibyo rero ntibyashoboka. Abantu bigisha gutanga icacumi, ariko kugikoresha ntabwo babyigisha. Ariko ugitanze ukanagikoresha neza ni umugisha ku Mana. Pastor, urakoze. Ese Pastor, ese kubereka abayobozi bubu bagira ubushobozi bwo gushiraho amategeko, abanyamuryango bagomba gukurikiza ayo mategeko nubwo yaba adashingiye kuri Bibiliya? Hari discipline, hari ibyo abantu bumvikanaho bitari muri Bibiliya byemewe nk'amahame y'itorero, kandi bitagira ico bitwaye. Uretse ko mu mahame hari ibyagira ico bitwaye, ariko mu muryango yivuze uti nshaka ko umugore wanje ataja gucuruza, azabe mu rugo nzamukorera n'uburenganzira bwawe. Ubuti nshaka ko abana banje bagomba kuba bari mu rugo 11, ubwo n'uburenganzira bwawe. Ni dini naryo riba rifite ayo mabwiriza, ariko haratagira ico atwaye. None iyo amabwiriza avuze ngo abakristo bagomba kugira ikinyabupfura, ntaco bitwaye. Abakristo bagomba kwirinda intambara, ntaco bitwaye. Abakristo bagomba kwitonda, ntaco bitwaye. Abakristo bagomba kuvuga ubutumwa, ayo ntaco bitwaye. Ubutumwa bwo n'itegeko ry'Imana, ariko hari igihe hari amabwiriza abantu bakora yitwa nka discipline, ariko utabona muri Bibiliya. Ko kuvuga ngo abantu bazagomba kwinjira 3 za mu gitondo, nta biri muri Bibiliya. Ko kuvuga ngo abantu bagomba gutaha 6, nta biri muri Bibiliya, ariko ni gahunda yibihaye itagira icitwaye. Pastor, urakoze. Ese Pastor, kuki amadini menshi yigisha urukundo ariko abayoboke bayo ugasanga bankana? Urukundo ni individuel, ntabwo urukundo ari collective. Ngo ntabwo urukundo ari collective, ahubwo ni individuel. Umuntu akundana ku giti cye, umuntu akora iby'urukundo ku giti cye, ariko nta rukundo ruri rusangi. Uretse ko ari cyo cakabaye
hari abantu b'abakristo kubera ari abayoboke ariko batarabyaho ubwa kabiri. Umuntu utarabyaho ubwa kabiri ngo abyarwe n'Imana ntabwo yabasha kugira urukundo, ariko ntibyamubuza kuyobora. Pastor, kuki hari abayoboke batekereza ko idini ryabo ari ryo rizarokoka abandi bose bagapfa? Ntabwo ari ibyo Yesu yavuze, yo ni amategeko y'abantu. Nizo mpamvu Yesu yabwiye abanyedini b'abafarisayo igice cya 15 cya Mateyo 8 haravuga ngo ubu bwoko bunshimisha iminwa yabwo ariko imitima yabo ikamba kure, bansengera ubusa kuko inyigisho zabo ari amategeko y'abantu. Ibyo bibaho nyine ni amategeko y'abantu. Kandi Pawulo yavuze amagambo ari mu byakozwe n'intumwa byanditswe na Luka ibice 17 umurongo wa 22 yaravuze ngo ubwo nagenda, yemwe bagabo babanye Tenayi, ubwo nagendaga iwanyu bari bamaze kumumanura bamujana ahantu yitwa Areopago. Haravuga ati bagabo b'abanyetana, mbone ko muri byose mukunze kwibanda ku by'amadini. Ubwo nagendaga iwanyu nabonye igicaniro cyanditswe ngo iby'Imana itamenya. Iyo Mana mubwiriza mutayizi niyo nje kubasobanurira. Rega abanyedini bakeneye gusobanurirwa Imana, kuko amadini ni itsinda ry'abantu bashaka inzira yo gushaka Imana, ariko bakeneye gukizwa ngo babyagwe ubwa kabiri, noneho bamenye Imana y'ukuri. Abo nibo rero bakwiriye kubwirizwa ubutumwa nabo. Yesu aravuga ati rero bashimisha iminwa gusa, ariko inyigisho zabo gasanga ni amategeko y'abantu. Bansengera ubusa kuko inyigisho batanga usanga tujura ari amategeko y'abantu. Ayo ni amadini. Pastor akoze. Pastor, kuki hari abantu, kuki pastor, kuki harabizera basenga cyane ariko bakabura imbuto z'umwuka? Umwuka wera w'Imana iyo avuye mu ijuru amanukira abantu bayo, amanukana n'urukundo. Wasize urukundo ntabwo abavuye ku Mana, kuko na Satani arawumanura. None se hariya Daniel asenga igice cya 10 cya Daniel, ntabwo uzi yuko Satani yatangiriye ibisubizo mu kirere? Ijambo ry'Imana ravuga ngo namanukijwe no kugutabara. Marayika abwira Daniel, ariko umwami w'Ubuperesi ankereza iminsi 21. Ahangaha rero abakristo benshi bakira umwuka, bahita umwuka w'Imana nka esoterisme, nk'amacurabwenge. Umwuka akaba atavuye ku Mana ariko bakuzuzwa. Umwuka akaba atavuye ku Mana ariko bagakora ibitangaza. Umwuka akaba atavuye ku Mana ariko bakaba abanyempano. Ibyo byo birebe bibaho. Ahangaha rero hariya muri Mateyo 22:23 birabyerekana neza. Haravuga ngo ntabwo abavuga ngo mwami ari bazabona ubwami bw'Imana, ahubwo kereka abakora ibyo Data ashaka. Kandi kuri 20 ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. 22 ngo benshi bazambaza kuri urya munsi bati mwami ntitwakoraga ibitangaza mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwanuraga mu izina ryawe, ngo nibwo nzaberura nti sinigeze kubamenya, mwumva imbere mwankozi z'ibimwe. Sinyifi bari abanyempano ariko bakoreshwa n'umwuka utavuye ku Mana, kuko umwuka uvuye ku Mana wo amanukana urukundo. Abantu bazabesha ngo ni abanyempano badakundana, ni ikinyoma. Izo mpano zibakoreramo ntabwo abari iz'Imana. Yohana ya mbere igice cya 3 umurongo wa 17 haravuga ngo umuntu waba aragiriwe umugisha, faveur, agahabwa ku butunzi bw'isi, akabona mugenzi ye ko akennye ariko akamukingira imbabazi, ese urukundo rw'Imana rwaba ruri muri we rute? Uwo muntu uvuga ngo akunda Imana akiba mwene se kubyo afite Imana yamuhaye, urukundo rw'Imana rwaba muri we rute? Usanga amadini rero kenshi ari amagambo, ariko gushira mu ngiro bikaba bikomeye. Izo mpamvu Yesu yashimangira iryo jambo aravuga ngo iyo mumenye ibyo murahirwa niba mubikora. Abenshi rero barabimenya ariko ntibabikore. Pastor akoze. Pastor, nubuhe buryo twigira ukuri hagati y'ibyo abantu bigisha n'ibyo Bibiliya ivuga? Bibiliya irahari, ni ijambo ry'Imana dahinduka, ariko so kuvuga ko n'abakorekeza Bibiliya bavuga ukuri, ahubwo hari abakoresha Bibiliya nk'amaco y'inda. Irakoreshwa nk'amaco y'inda bakabeshesha ibiri muri Bibiliya. Kandi na Satani nawe yaje gukoresha ibinyoma, akoresha nawe biri muri Bibiliya.
ashuka Yesu amujanye, Yesu ajanywe mu butayu n'umwuka wera kugeragezwa n'umwanzi. Ijambo ry'Imana rirerekana ibibazo Satani yabazaga byabaga biri mu byanditswe byera, ariko n'ibyo Yesu yasubizaga bikaba byanditswe byera. Ushukana yakoresha Bibiliya, n'uvuga ukuri yakoresha Bibiliya. Ibyo byo ntabwo ari ngombwa kuvuga ngo wakoreshe Bibiliya koko yavuze ukuri. Oya, hari imirongo abantu bashobora gukoresha bagoreka. None Satani ko yavuga ngo nibura umwana w'Imana hindura ya mabuye imitsima, ntabwo uzi yuko Yesu yashubije ngo ntabwo umwana w'umuntu azatungwa n'imitsima gusa, ahubwo azatungwa n'amagambo aturuka mu kanwa k'Uwiteka. Byose se byari muri Bibiliya, bose se ntibakoreshaga teoloji. Ibyo ngibyo ntabwo ari kamara. Wakoresha ibyanditse byera mu buryo bwo gufarisifiya cyangwa ukabikoresha mu buryo bwo gukiza, ibyo byombi biremewe kandi birahari. Pastor, niho gituma inyigisho z'imperuka ziba zinyuranye mu madini? Ntabwo ari iz'imperuka gusa, kuva kera amadini yari menshi, zihora zinyuranye. Iyo abantu biswa amadini bagomba buri wese gukora ibye, kuko birimo imirimo yabo, birimo business bakoresha, birimo ibibatunga. Nizo mpamvu ntabwo wakora ibigutunga ngo uhuze nanje kuko ibigutunga sibyo bintunga. Icyo gihe rero buri wese akoresha ibye nyine. Ntabwo ari mu minsi y'imperuka, ahubwo byatangiye igihe cy'amadini yose yatangiye. None se abahinduisi basenga nk'ababudisme, budiste, ababudiste basenga nk'abahinduiste. None se abajuife basenga nk'abayisilamu? Oya, buri wese asenga kurikije inyungu ze n'icagamije, atari ngombwa ngo bakore bimwe cyangwa bavuge ibisa. Pastor, niho gituma abantu bakunda inyigisho ziteye ubwoba kurusha izubaka? Ntabwo bazikunda, barazitinya. N'amatakirangoye. Nta muntu ukunda inyigisho zitera ubwoba, ahubwo arazitinya. Ziteye ubwoba nyine zivuga urupfu, nta kindi. Ntabwo ari ukuzikunda. Abami ba mbere 3 umurongo wa 10 n'uwa 11 se tuzi yuko abandi ikintu bakunda kirusha ibindi sukurama. Pastor, ni iki Bibiliya ivuga ku batoza abantu gusoma ibimenyetso by'ibihe? Ibimenyetso by'ibihe tubireberaho nyine kugira ngo tumenye ko iminsi yo kugaruka kwa Yesu yegereje. Ni ibyanditswe byarabivuga. Tuzarebera ku bihe nyine, nimubona muzamenye ko ni Bibiliya ibitegeka ngo tubirebereho, kuko nibyo bitubwira igihe ko cyegereje. Turabireba nyine tukamenya n'ibisigaye, tukamenya n'ibiriho. Hariya rero kubera ikintu abantu bakunda cyane ari ukurama, iyo uzanye ibintu biteye ubwoba nyine bose baza gushakisha, kuko hari mu rupfu bakagushaka bose, kuko buri wese akeneye kurama, nta kindi. Si uko baba bakunze izo nyigisho, ahubwo baba bari gutinya gupfa. Pastor, niho gituma abantu benshi bihatira kumenya iminsi y'igihe Yesu azagarukira, nyamara Bibiliya ikabivuga ko nta muntu uzi umunsi. Oya, Bibiliya ivuga ko abakiranutsi batazatungurwa. Abatesalonike ba mbere igice cya 5 umurongo wa 4 ivuga ko abakiranutsi badashobora gutungurwa, bazaba bizi kandi babira ko n'abana b'umuco. Ubwo rero nta rugushakisha, ahubwo abantu bazaba babizi. Abantu bazaba niko Bibiliya ivuga. Abango ariko mwebweho ntabwo muri mu mwijima ngo umunsi wo kugaruka kwa Yesu uzabatungure. Ikibazo cyane niba kugisubije neza. Uvuze ngo niho gituma abantu benshi bihatira kumenya iby'iminsi y'igihe Yesu azagarukira. Ndi kuvuga ngo kubyihatira no kugira ngo bibafashe kwitegura. Hari ikindi se nyine umujura, ijambo ry'Imana avangu ye nyiri urugamenye igihe umujura arazira ntiyagatungwe ngo amwibi, kugira nyine ngo bibafashe kuba maso. Pastor, katugushimire tukubwire ngo Imana iguhe umugisha igana nawe utaha. Shalom shalom. Shalom shalom.